ikintu cya mbere nzi kuri The Ben nuko Yes, Bruce Melody yabajijwe ibintu bine azi kuri The Ben maze abivuga adaciye inyuma. Naho ya mpano we biravugwa ko hari indi video ye yasohotse ariko hari byinshi nawe yasobanuye. Ugiye kubyumva rero byose muri iki kiganiro ku buryo burambuye. Mugiye kubana nitwa Buda Bini Habineza TV, Home of News of Happiness. Kora subscribe fungura inzogera kugira ngo ibintu byacu tuzajya bigucika. Ubundi ujye muri comment wandika igitekerezo cyawe, hanyuma usharinge abantu, twiyibagirwe gukanda like. Reka dutangire ku buryo burambuye. Ya mpano mu gihe biri kuvuga ko yarezwe muri RIB aregwaho gukubita cyangwa se no gukomeretsa uwo bashakanye, we yatangaje ibi bikurikira. Mu minsi ishize ku mbuga nkoranyambaga nibwo hatangiye kuvugwa ko hari andi mashusho y'urukozasoni ya mpano yagiye hanze. Gusa uyu muhanzi yaje avuga ko ayo mashusho tayahari kandi ko adakina filime z'urukozasoni, ku buryo nyuma y'ibyo yanyuzemo ku mashusho ye ya mbere ajya hanze yakongera gusubiramo ikosa yakoze. Ya mpano yakomeje avuga ko adafite impano yo gukina filime z'urukozasoni, dore ko nta na sosiyete afite imwishyura buri uko yashyira hanze amashusho ye ari gutera akabariro, kuko nanone afite impano ihagije n'imiziki myiza itamwemerera gukora ibibi byose ngo yamamare. Ibyo nibyo ya mpano yatangaje. Reka turebere rero n'ibyo umuhanzi Bruce Melody yatangaje avuga kuri The Ben mu gihe yari abibajijwe na televiziyo Rwanda. Reka tumwumve nawe ku buryo burambuye mu majwi. ikintu cya mbere nzi kuri The Ben nuko ari umuhanzi w'umuhanga. Ikindi agira ibintu by'amarangamutima, akunda kurira. Ikindi munyanganire ni umugabo, arubatse kuri bitatu. Icya kane ari representing igihugu. Ndagushimira hose twabanye, jya muri comment wandika igitekerezo cyawe, hanyuma ntiwibagirwe gukora subscribe na like ndetse na share. Ndabakunda, ndi Buda Bini Habineza TV, Home of News with Happiness.